kabisa nizere ko mumeze neza. Ni wa mtaalamu wanyu uhanganye Jean Paul cyangwa se UJ. So guys, ndimo ndabona mwese mudukurikiranye 5 kwa 5. So reka nkomeze nkubwire ngo kabisa tugeze muri kakanya kacu. Kakanya twahariye urukundo. Guys ndabakunda sana. Gwani bamwita UJ #1 official. So nshuti zanjye mwese kabisa reka mbabwire ngo aho muri hose mukomeze mugubwe neza, kandi mukomeze mugire iyi mpagarike n'ubugingo, sibyo se bataramu banje. Iwana kabisa kuri wowe kandi subscribe, wereka nkubwire ngo uri umuntu w'igiciro kabisa, ndakubaha ndakurespectinga, kuko ewana iyi kintu bita subscribe ni ikintu kiba gikomeye cyane. Buriya iyo ukoresheje email yawe ukavuga uti reka nkande subscribe, ewana yumva ko kabisa UJ nkufite ku mutima. So wowe nshuti y'Igihembo TV, reka nkubwire ngo aho uri hose komeza ugubwe neza kandi wiyumvemo ko ushoboye buri kimwe cyose, kandi mu byo ukora byose ujye ugikorana umuhate, ugikore ugikunze. Yes, niwumva utanagikunze wihangana ugikore kubw'ibihe urimo muri iyo minsi, ariko uvuga uti mu minsi mike ndaba namaze kukivamo, noneho ngiye gukora icyo nishimira. So nshuti zanjye rero reka mbabwire ngo Uwiteka akomeze yagure intambwe zanyu mu byo mukora byose, mu byo mutekereza byose. Uwiteka abahe byose, abapase byose, abahwe byose. Nshuti zanjye rero reka mbabwire ngo ewana twigarukire muri kakanya. So ni kakanya kabikora neza ku bantu b'urubyiruko, ku bantu wana kabisa bari hagati y'imyaka kuva ku myaka 70 kugaruka ukagera ku myaka 18. Iki kiganiro ni icyanyu. Ewana impamvu nyine twahizamuye tukagera kuri 70, ubundi byari ukugarukira kuri 50, ariko abataramu bagiye baduha ibitekerezo bakavuga bati iki kiganiro kiba gikwiriye kuzamo n'abantu bakuru kabisa, nabo bakagenda batwungura ibitekerezo, cyane ko haba hari nk'abantu baba baragiye nyine bahura kuva zamani bakaba bakiri kumwe, nyine bakagenda batubwira iturufu bakoresheje kugira ngo babe bakiri kumwe. So guys, niyo mpamvu nkubwira ngo rero warakoze cyane kuduhereza igitekerezo cyawe, cyari inyunganizi ikomeye cyane, kubera ko urumva nk'ako kantu mwatambitsemo ntago nari nzi ko nyine abo bantu nyine nabo bari bakwiye mu kiganiro. Ariko reka mbabwire ngo mwarakoze, mwarahabaye, kandi mukomeze muduhereze ibindi bitekerezo. Narakubwiye ngo igitekerezo cyawe ni inyamibwa, ni ingenzi cyane. Noneho iyo ugiye hariya muri comment ukavuga uti, ukatubwira uti bimeze gutya na gutya, ibi ngibi bikore gutya na gutya. So reka nkubwire ngo ni ikintu kinini, ni ikintu kigari cyane uba wakoze ikintu cy'ubutwari. Reka ngushimire cyane kabisa. Nkwibutsa ko uri kumwe n'umutaalamu. Uri kumwe n'umutaalamu bamwita UJ #1. UJ #1. UJ #1. UJ #1. Ewana kabisa UJ #1. UJ #1. UJ #1. Reka mkubitiremo introduction wumve ya UJ #1. UJ #1. These are all on the beat. Ewana ngira ngo wayumvishe kabisa. Ni UJ #1. UJ #1 kuri Instagram ni UJ #1. Wana kuri za mbuga zacu zose, ndetse na TikTok ni UJ #1. Ewana za zindi musanzwe muzi Snapchat ni UJ #1. Za zindi musanzwe muzi Instagram ni UJ #1. Za zindi nka Facebook ni UJ #1. No kuri Telegram ni UJ #1. Abantu dukunda kuganira kabisa, dukunda gucata kuri Telegram. Reka mbabwire ngo ewana
namwe ndaba respectinga. Telegram buriya ni urubuga rukunda gukoreshwa n'abantu bakeya rwose cyane cyane cyane, abantu bake cyane kabisa. Urebye ni urubuga rudakunzwe niko navuga, ntago abantu benshi ntago barusha amadukira gusa nyine, ariko narwo ni urubuga rubikora nka WhatsApp, uretse ko nyine aho rurutira WhatsApp nuko WhatsApp yo igira gutya yamaramo nka 2 months ukabona ngo cyangwa se 1 month ukabona nyine yavuyemo, ikagusaba kongera kuyapudetinga. Ariko Telegram yo ntago bigusaba ibyo byose, iyo wayishyizeho warayishyizemo tu. Ewana nshuti zanjye kabisa, abantu bari hakurya cyane hirya no hino hahandi nyine ntago mparondoye, ariko uretse ko nyine hari nk'abatanu baba bashaka ko nkababwira, ariko inshuti zanjye nzajya nkababwira hari ibirenze. Nta birenze guys, so subscribe yawe reka nkubwire ngo ni ingenzi, warabikoze. Warabikoze sana. Alright kabisa, b'abataalamu banahise mbabona neza cyane, babagiye babikurikirana neza ruzungu, abadukurikiranye 5 kwa 5 ahantu hose kabisa baba bahari, ibintu babyinjiyemo neza fresh son, babirimo neza cyane. Navuga bati mutaalamu wacu tuba tukuri hafi, tuguteze yombi ndetse tunagufatiye iry'iburyo, kugira ngo Imana ikomeze iguhe nawe impagarike n'ubugingo nk'uko uba wabitwifurije. So guys rero reka mbibwirire ngo ni ka kanya kacu nyine twahariye urukundo. Ngira ngo hari abantu benshi cyane muba mutakazi, mutazi ikintu cyitwa urukundo. Urukundo buriya nyine, urukundo ni izina ariko rikubiyemo ibintu byinshi cyane. nkunda kubibabwira. Urukundo ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi cyane. Buri muntu nakubwira urukundo nyine, cyangwa se naza akakubwira ati ndagukunda, azaba nagucanze kubera ko uzasigara wibaza se arankunda, ambwiye ko ankunda mu buhe buryo se? Urumva ni ikibazo nyine, usigara wibaza se niyo ari nk'igitsina gore ku gitsina gabo, nk'igitsina gore kikabwira igitsina gabo kiti ewana ndagukunda, nyine nk'umuntu w'igitsina gabo ahita yibaza ati mubebe umbwiye ngo arankunda, se ankunda uruhe rukundo se? Ni ubushuti bisanzwe, ni ubushuti bwa sheri, ni ubushuti bujyanye wenda no kuba naramuhaye serivisi nziza, wenda se agasigara avuga ati ndagukunze, nyine bya bindi biri aho biri suspect wana, nyine ugasanga ni ibintu biba biri aho ngaho nyine bigucangacanga. Ikintu bita urukundo rero ni ikintu kiba gikomeye cyane. So nshuti zanjye rero reka mbabwire ngo urukundo nyarukundo ubundi ntirwirata, ntirwirarira. Urukundo nyarukundo nta kintu na kimwe kiri kigaragara rureberaho. Urukundo nyarukundo nta kintu n'iki na kimwe rureberaho. Apana bya bindi byo kuvuga ngo nyine ngo ndi umusore ngo ufite ngo uburebure ngo bumeze gutya na gutya, ngo mfite mu maso ngo hanini, ngo mfite ngo n'inyinya, ngo mfite ngo n'ubwanwa nyine ngo bukeya buringaniye, ngo mfite ngo n'amasoso ngo agera nyine ngo hariya haruguru gakeya. Urumva nyine ngo mfite na fosete, ngo mfite metero imwe ngo na santimetero ngo 80, ngo ngewana ngo nyine ngo ndi umusore ngo ufite amatuza, ngo ndi umusore ngo ewana uhora ufite kabisa, ukunda kwisekera, uhora nyine
ibintu byose nabyoroheje, ntabwo njya nkomeza ubuzima, nyine ndi wa musore wimereye gutyo, no, nyine ukumva ko nyine ngo urukundo, umuntu naza akakubaza urukundo uzamubwira ngo, cyangwa se naza akubaza ati umukunzi nkeneye ngo ni mukunzi ngo umeze gutya na gutya, no, uwo ntabwo ari umukunzi, uwo no, ubundi urukundo nyarukundo nta kintu n'iki na kimwe rushingiraho, nta kintu n'iki na kimwe rushingiraho, ngo urabona ngo ariko ngo nubwo ngo mfite ibyo byose nyine ku mubiri wanjye, ngo ariko ngo mfite n'amafaranga, ngo urumva ngo nyine ngo ikofi yanjye ngo iba yabyimbye, ngo ngo nyine ngo mfite na bizinesi ngo nkora, ngo ariko ngo nubwo idakaze, ngo ariko ngo nyine ngo iranantunze ngo cyane ko ngo ku kwezi ninjiza miliyoni cyangwa se ibihumbi 500, urumva ko ntabwo ni akazi kantunze kanantungira n'umuryango, of course birumvikana, nyine urumva ibintu biri aho ngaho, biri aho, no, ntabwo urukundo ntirureba amafaranga, ntabwo rureba umuntu ngo uko ahagaze, no, ubundi urukundo nyarukundo ntirureba ngo umuntu ameze gutya na gutya, urukundo ruza, urukundo ni urukundo ruriho, nta kintu na kimwe ngenga, nta nshinga n'imwe ngenga irugenga, nyine ni urukundo tu, ni urukundo, apana ibyo kuvuga ngo nyine ngo ateye ngo gutya na gutya, ngo se ngo no, ngo ndi umukobwa ngo mfite ngo nyenga mfite amataye, ngo urabona nyine ngo ariko ngo mfite ikibuno ngo kinini, ikibuno kinini nyine kinini ukuntu, ndi muremure, ndi inzobe, ndetse nkunda no kugira n'utumekapu twanjye tuba nyine tumeze ukuntu, nkunda gutera akaruje bero ngashyiraho n'agatiro gakeya, nyine ngo ndi umukobwa nyine ngo usenga, wiyubaha, wubaha Imana, urumva nyine ndi umukobwa uteye gutyo, kuba se ngo urumva utankunda, no, uko uteye kose, uyu urukundo ari urukundo nyarukundo, nta na kimwe rwitaho inshuti zanjye, nta kintu n'iki na kimwe urukundo rwitaho, niyo mpamvu usanga ingo z'iki gihe nyine zabaye zarapanutse, kubera iki? Ingo z'iki gihe nyine zabaye danje, umuntu araza akagusaba nyine akagukereyaho urukundo, yabanje kureba kenshi na kenshi ibintu utunze, urukundo rwabaye ubutunzi muri iki gihe, umuntu akabanza akareba nyine ibintu utunze, akabanza akareba ese uyu mujama cyangwa se uyu mubebi, niba reka twivugire ku bajama, umubebi niba muhuriye ahantu, ikintu cya mbere abanza kwitaho, sha ndabibatuye, arabanza akareba urukweto wambaye ruhagaze angahe, ipantaro wambaye ihagaze angahe, umupira cyangwa ishati wambaye bihagaze angahe, telefone ufite ihagaze angahe. Ubwo icyo gihe akimara kubona nyine agaciro k'ibintu wambaye, ahita agushyira muri kategori, niba byose ibyo wambaye bihenze, nyine ahita agushyira muri kategori y'umusore yumvaga yashakaga. Noneho rero naza no kugusura mu rugo iwanyu, cyangwa se ahantu runaka muri geto se n'ahandi, azaza namara kugera iwanyu, ikintu cya mbere azabanza kureba, azabanza arebe ngo hano hantu bameze gutya na gutya, bafite biriya, ibi ntabyo bafite, ese umuhungu wawo, ese nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biri aho. Noneho nagusura muri geto azabanza arebe, ikintu nyamukuru azabanza kwita, azabanza arebe uburiri uryamaho, arebe mu gatajeri k'inkweto zawe, arebe nyine purakari, nyine ahantu umanika imyenda, nyine abanze yite kuri buri kimwe, arebe ufite gaze imeze gute, ubwo nyine yagusanze muri geto, uba mu nzu nyine imeze gute,
iwana ibintu byinshi abyiteho, nyine buri kamwe kose akiteho, buri raryamaho meze ute. Okay, ibyo ngibyo namara kubimenya rero sasa abanze akwinjirire amenye umushahara uhembwa cyangwa se abanze amenye ubutunzi ufite. Namara kumenya ubwa butunzi ufite, yo umukobwa ahita, buriya abakobwa kenshi bakunda kugira tageti. Niyo mpamvu kenshi ntabwo wazapfa kubona umukobwa wafashe icyemezo ni 5% wasanga afite gahunda muri plan yo avuga ati njyewe ngomba kuzaba umugore igihe iki n'iki, iki gihe kitaragera singomba kuba umugore. Buriya nk'abantu b'igitsina gabo cyane ko buriya umusore iyo akimara kwinjira mu myaka iyo 20 ikintu cya mbere ahita atekereza, arabanza akibaza eske nakuze umuryango wanjye uzaba hehe. Yibaze nyine, abanza atekereza avuga ati nkeneye ikibanza, ese kino kibanza nzacyubaka ryari, yihe plan, ese nimara kucyuzuza nzakora iki kugira ngo mbashe kubona ibintu by'ibanze byantungira umuryango. Ibyo bintu nimara kubibona, ese bizantwara igihe kingana iki kugira ngo ndambagize, kurambagiza bizantwara igihe kingana iki kugira ngo mbe nubatse urugo. Icyo gihe rero umusore icyo gihe byose akagenda bimanaginga bipanga, akabikubita plan kabisa, avuga ati niba ndi umusore w'imyaka 21, mu myaka 25 ngomba kuba mfite umugore, mu myaka 30 nibwo nzaba nzanye umugore. Ariko umukobwa akikubita muri utwo twaka, nibyo nyine nababwiye inshuro nyinshi ukunda bo nta yindi mibare baba bapanga, nta yindi plan, we ahita yiyumvisha ko, ahita yimagina ko nyine yagiye gushaka umugabo, nta kindi kintu kiri kure kuri we uretse gushaka umugabo. Niyo mpamvu uzasanga wigana tuvuge muri nko muri class, wenda muri kwiga senior 6, murasoje ugasanga nyine umukobwa musoreje kwiga rimwe, ewana ukajya kubona ukabona yaguhaye invitation, ukibaza se bana yanjye uyu muntu ko aribwo tukiva ku ntebe y'ishuri, basi byibuze yari yanapagasaho ngo yumve uko bimera. Reka da, buriya inshuro nyinshi abakobwa bakunda gushaka abantu babaruta, bakunda gushaka abantu babarusha imyaka, kubera ko cya gihe we aba akimara kugera mu myaka yo kumva ko yakuze, nyine aba yumva akeneye undi ako kanya, nta kindi kintu ahita atekereza, ni umugabo. Kandi ntago yateretwa n'umuntu bangana ngo abyemere, kuko umuntu bangana nta kintu afite, uwo bangana nyine nawe ubwe ntaranatekereza gushaka nyine ikintu cyamubeshaho. Ariko umukobwa we ewana ni ako kanya ahita yigurukira. None ukibaza, niba umuntu dusoreje rimwe kwiga, ngiye kujya hanze muri starago, ngende mpige ubuzima bwanjye, ewana nkubite hirya no hino byangiye no bisambe, ugasanga nyine ugasanga mu ruhande rumwe abakobwa buriya ni gakeya cyane uzasanga bita no kuri business. Buriya ni abakobwa bakeya wasanga muri poroje runaka, abari 90 abari 5 mu ijana nibo bakobwa ushobora gusanga muri business. Yewe no mu kazi naho nuko biba bimeze. Ibaze umukobwa murize, murasoje, musoreje kwiga rimwe, none wa mwanya wo kuvuga ngo reka nishakire job, reka job ye ni umugabo, ntumurushye. Ugasanga nyine nko mu kazi nk'ababebi bose muba mwarasoreje rimwe, nk'ahantu uri gukora ugasanga nyine urimo urakorana n'abakobwa nka 2 gusa, kandi uzi neza ko bari basoje iwana.
ugasanga nyine ibintu ni danje tu. Gusa nyine ntabwo biba byoroshye, abasore nyine mugomba kwihangana niko bibera, mugasitaragoringa, ubuzima burarushya, ubuzima buravunana. Ubuzima buravuna ku musore, uramenya utazishinga umukobwa akavuga uti se ubundi we ko bimeze gutya na gutya, ko twamaze gusoreza rimwe kubera iki yagiye mu mago. Wa musore we reka nkwibwirire pe, uramenya utagenda uri aho ngaho usoje kwiga ngo nurangiza ngo uraje ngo ugiye guhita ushinga urugo. Ubwo se ugiye kurushinga mu by'ukuri? Wamenya urushinga ute? Wamenya uruhera he? Ariko umukobwa we nyine aza asanga wa musore w'imyaka runaka iri hejuru yiwe, wenda tuvuge nk'umusore akaba yarasoje nka 2015, agahita akubitana n'umukobwa usoje 2022 pyasu, agahita amutwara. Urumva uwo musore nawe babandi basoreje rimwe nawe baramusize, ntago uba usanga nyine babyaye nk'inshuro nk'eshatu enye se eshanu. Wowe nyine bitewe n'uko ubuzima bwa gisore nyine buravuna cyane. Abantu b'igitsina gabo buriya baravunika inshuro nyinshi kugira ngo bashinge ingo, nyine ugasanga harimo ikintu cyo kugenda abantu basigana. Buriya hari ibintu nyine dukwiye kuzacarenjinga tukareba ukuntu bimeze. Ntabwo bibabwiye, nzabibabwira ubutaha. So inshuti zanjye rero, reka tube dusubikiye hano, turasubitse ntabwo dusoje. Reka nkubwire ngo tuzongere ku munsi w'ejo. Wari uri kumwe nanjye Uwihanganye Jean Paul cyangwa se UJ. Reka nkubwire ngo kora subscribe, kanda subscribe, share, like and comment, ubundi twibanire umunsi ku wundi. Nkubwira ko iki kiganiro jya gisangiza aba members bawe bose, bamenye nyine aho ibintu bigeze, bamenye nyine uko ukuntu tugomba nyine kujya twitwara muri love. Sibyo se inshuti zanjye, ndabakunda cyane. Reka mbabwire ngo caca. Ibihe byiza guys, ni wa mutaramu wanyu utajya uhwema kubagezaho ibintu byiza, bamwita UJ #1.